byuka dusenge, zinduka dusenge, ramburira Imana amaboko, hereza Yesu icyubahiro, ubyutsa amahoro, uri muzima, n'abo muri kumwe bose, aho waraye urabyutse, shima Imana, nezerererwa Imana, tambira Imana, shyira amaguru hasi, upfukamira Imana. Igitondo cyiza, Yesu ni mwiza, aduhaye ubundi buntu bwo kubaho, ahimbazwe, reka tumutambire. Haleluya! Amen, 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 amen. Kanguka murinzi we dusengayo gukesha, kanguka murinzi we dusengayo uyu mwanya, kanguka murinzi we dusengayo gukesha, kanguka murinzi we dusengayo mubyeyi, kanguka murinzi we dusengayo gukesha we, kanguka murinzi we dusengayo uyu mwanya, kanguka murinzi we dusengayo gukesha, kanguka we dusengayo gukesha we, kanguka we, kanguka we, kanguka we dusengayo gukesha we, kanguka murinzi we dusengayo, banyamasengesho nimukanguka we dusengayo gukesha we, kanguka murinzi we dusengayo uyu munsi, kanguka murinzi we usengayo gukesha we, kanguka murinzi we usengayo gukesha, kanguka murinzi we usengayo gukesha we, kanguka murinzi we usengayo, byuka 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 murinzi we usengayo gukesha we, kanguka murinzi we, haleluya, kanguka murinzi we usengayo gukesha we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Mwana byutsa abantu bawe dore burakeye, Mana byutsa abantu bawe dore burakeye we, Mana byutsa abantu bawe dore burakeye, Mana byutsa abantu bawe dore burakeye, Mana byutsa abantu bawe dore burakeye, Mana byutsa abantu bawe dore burakeye we, dore burakeye we. Imana ishimwe. Imana byutsa abantu dore burakeye, Imana byutsa abagore n'abagabo dore burakeye, Imana byutsa urubyiruko dore burakeye, 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 isi igeze ku musozo wayo. Byutsa mu rubyiruko dore burakeye, byutsa mu bapagani bari mu byaha babyutseyo dore burakeye, Yesu ari hafi kugaruka. Byutsa, 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 marayika w'Imana ushinzwe kubyutsa mu banyabyaha, byutsa, byutsa dore burakeye, byutsa mwami, byutsa, byutsa mu ngeso mbi, byutsa, byutsa abantu, byutsa bari basinziriye mu mwuka babyutse, byutsa bari basinziriye mu matorero, mu nsengero, byutsa, byutsa, burakeye, burakeye, kangura, kangura mu buzima bwacu, kangura ibyari bisinziriye, kangura mu magufa no mu misokoro, kangura bari basinziriye mu ndwara, bari basinziriye mu gahinda, mu bibazo hose, kangura, kangura Yesu, kangura dore burakeye, Yesu, 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 kangura burakeye, 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 Mana byutsa abantu dore burakeye, Mana byutsa abantu bawe dore burakeye we, byutsa Yesu, byutsa mu mitima, byutsa ububyutse, kangura, kangura, kangura ijambo ryawe, kangura gusenga, kangura ibyiringiro, kangura kwihangana, kangura kwizera, kangura gusenga, kangura, kangura, kangura amaso ahamuka y'umwuka, amaso y'umubiri, kangura ibirenge, kangura amaboko, kangura umutima, kangura ibitekerezo, kangura, kangura Mana dore burakeye, Mana byutsa abantu,
dore burakeye we Mana byutsa abantu bawe dore burakeye we dore burakeye we amena. Ngiyo mwaramutse ni Mana byutsa abantu bawe dore burakeye burakeye burakeye. Kanguka, Kristo ari hafi kugaruka. Kanguka kuko umucyo warabonetse. Va mu bujiji, va mu buhumyi. Umucyo waraje, umucyo turawufite, umucyo waragaragaye, ari we Yesu Kristo. Amen. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 40 kugera ku wa 42. Byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 40 kugera ku wa 42. Ndakwibutsa ko uku kwezi n'ukwezi k'ububyutse ndetse no gusengera ububyutse. Ongera usengera ububyutse. Abantu barasinziriye, abantu barahunikiye. Hari abaryamye bakanuye ariko bakiryamira gusa, abo bakeneye kubyuka. Hari n'abaryamye barasinzira, abo bakeneye kubyuka. Kandi hari n'ibintu byatumye turyama tudashaka ko bizongera kubyuka mu buzima bwacu. Harimo nuko habaho ububyutse, abantu bakongera bakagira inyota yo gusenga, abantu bakagira inyota yo gushaka Imana, bakagira inyota yo kwegera Imana, bakagira inyota yo kumenya Imana Data wa twese. Tukica tukiga ku Mana, tukiga ku ijambo ryayo, tukarisobanukirwa, tukarihishukirwa mu izina rya Yesu. Reka dusome Byakozwe n'intumwa 9 ibice 9 umurongo wa 40 turageza ku wa 42. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumba ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Kristo ahabwe icyubahiro. Tabita yari yapfuye, apfa yarayikoze imirimo myiza, apfa yarakoreye Imana, apfa hari ibyo afite yandikishije kwa Data muri cya gitabo cy'imirimo. Mu ijuru hari igitabo cy'imirimo, ibyo dukoze birandikwa. Mu ijuru hari igitabo cyandikwa mu byo tuvuga, ibyo uvuze burya mu ijuru barabyandika, biri muri Malaki 3. Ugende uhasome ngo abantu w'Uwiteka baraganiraga, ngo maze marayika w'Uwiteka akandika. Hari ibyo bitabo, hari igitabo cyanditsemo amazina yacu. Ariho handi bazaza Kristo nagaruka azaza agasoma, ajya avuga ati runaka Karame gutyo. Ibyo tubimenye, ibyo ni ibitabo biri mu bitabo biba mu ijuru. Amen. Rero Tabita we yarandikishije mu gitabo cyo mu ijuru, yandika imirimo, yandikishamo imirimo, adodera abapfakazi imyenda, adodera imfubyi, arabambika, aritanga, akora uko ashoboye. Hanyuma rero ubwo turi mu isi, Tabita arapfa. Apfuye, ab'umudugudu bigira inama, bumva ko Petero umukozi w'Imana, umuntu w'Imana ari hafi aho, bajya kumuhamagara. Niho hano rero ngo Petero yaje, baramujyana bamwereka aho ari, bashyize Tabita. Nuko ngo Petero abaheza bose. Rero niho duhereye hano kuri 40, ngo Petero abaheza bose. Iki ni igihe ugeze aho ugomba gusenga we wenyine, ugafata intumbi yawe ugasenga. Buri wese agira intumbi. Mu gihe cy'aba bantu hari ikibazo cy'uko Tabita yapfuye, yari intumbi, ariko Petero arayegera, arategeka mu izina rya Yesu, arambura amaso ati Tabita, arahamagara, arapfukama arasenga. Ariko Bibiliya yavuze iki ni igihe cyo gusenga, si igihe cyo kudamarara. Byuka usenge. Ndi muri byatubwiye ngo kanguka murinzi we, usenga yo gukesha. Kanguka, kanguka, ijoro rimeze nabi, kanguka, ibitotsi bimeze nabi, gira bubyukije. Kanguka murinzi wowe urinzi by'abana bawe, kanguka, kanguka usengera abana. Wowe murinzi urinzi iby'urugo rwawe, kanguka usengera iby'urugo rwawe, kanguka. Iki ni igihe cyo gukanguka. Kanguka, ibishaka kwica, ishaka kugira nabi ni byinshi muri iki gihe. Kanguka,
kanguka. Intumbi wicaranye ni nyinshi, ibyanze ni byinshi, bitarakunda ni byinshi, wese agira intumbi, wese agira ibiri kumugora, wese agira ibiri kumunaniza, ariko bikeneye iki? Ko wicara ugasenga ugapfukama. Hano ngo arapfukama arasenga. Bikeneye ko upfukama ugasenga, bikeneye ko mpfukama ngasenga, ngahamagara Imana, ngahindukirira intumba ati Tabita. Tugeze mu gihe cyo gufata ikibazo tugategeka mu izina rya Yesu Kristo, ko mu isi no mu ijuru nta rindi zina twahawe abantu bakirizwa muretse izina rya Yesu. Kandi birumva Tabita yise wumva ngo angati Tabita haguruka. Tukwiye gutegeka tugategeka n'ibintu cyo biri bukore. Shaka kumwa ngo Tabita agahamagara usanga ngo haguruka. Ngo arambura amaso abonye Petero arabyuka aricara. Haleluya. Tegeka mu izina rya Yesu. Tegeka biremera. Tegeka mu bubasha twahawe n'ubushobozi. Tegeka birazuka. Tegeka birakunda. Tegeka ariko biri kuba ku muntu uri maso agasenga, biri kuba ku muntu wakanuye. Tegeka mu bana bawe, kanguka usenge, utegeke mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, mu muryango wawe, kanguka utegeke. Ngo Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Iki ni igihe cyo guhabwa ibyacu ari bizima, si igihe cyo kubika intumbi. Oya, hari abahuye mu nakaga n'ibintu barabika barekeraho. Ntabwo ari igihe cyo kurekeraho, ahubwo ni igihe cyo gupfukama, tugahindukira intumbi, tugategeka, tukavuga icyo dushaka, tukabwira Imana ngo Mana ibi mu izina rya Yesu Kristo bikoreke. Birakoreka kuko ariko twafunguye umunwa tugasenga, ko twashyize amavi hasi tugasenga. Kanguka usenge, kanguka, tabaza. N'ibintu usenge ushyire muri banki y'amasengesho, kuko abantu mwese bajya kubitsa amafaranga, usenge nayo kubitsa. Iminsi si yayindi. Ngabonye Petero arabyuka. Haleluya. Kuri 41 bavuze ngo amufata ukuboko aramuhagurutsa. Kanguka. Yesu ategereje abafata amaboko. Kanguka. Mu gihe cya Tabita yari Petero, kandi Petero yahagarariye, yari mu mwuka w'Imana, yari umukozi w'Imana, yarahagarariye Imana ahantu. Yesu arakurindiriye kugira ngo ufate ukuboko guhagurutse. Yesu ararindiriye mu byo kugira icyo utegetse agishyireho. Yesu ararindiriye icyo uvuga n'icyo ari bukore. Yesu ararindiriye kumva ijwi ryawe. Haleluya. Utegeka mu byo, ugira ibyo uhinduje mu byo, ugira ibyo wanze, ugira ibyo ukuje, ugira ibyo ushyizeho muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Ngamubaha ari muzima. Umwami ashimwe. Turashima Imana yizura ibyapfuye. Turashima Imana yisubiza ubuzima. Turashima Imana itwongera iminsi yo kubaho. Turashima Imana yagiye izura ibyacu byapfuye. Turashima Imana yagiye hindura gahunda, tukabona bipfuye, byari amaproje tukabona ariko Uwiteka akazura. Reka tumubwire ngo ushyire mu buzima, tegeka Data, ashyire mu buzima. Ubimenyekane Yopa hose, benshi bizera umwami. Bimenyekane Yopa hose. Ibintu Imana igiye gukora, uko wahagurutse ugapfukama, bigiye kumenyekana hose, maze abantu bakizwe. Ntabwo ari ukubikora gusa kugira ngo abantu bajye mu bindi, ahubwo bihesha izina ry'Uwiteka icyubahiro, bihesha izina rya Yesu icyubahiro, bitume Yesu ahimbazwa, bituma abantu bakizwa. Utanga ubuhamya, abanyabyaha bihane, abananiwe baruhuke, abantu basubizwe intege mu bugingo mu izina rya Yesu. Ndakwingingira kanguka. Yesu arakurindiriye. Ibyo uvuga nibyo ari bukore. Nkuko Petero yahagaze hano, Imana ikamwumvira. Shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza. Tegeka mu izina rya Yesu birakoreka. Tegeka, kanguka. Gira bubyukije, gira bukanguye, sangiza abandi, mukore subscribe, hanyuma abantu bongere basubizeho ibicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Munsi mwiza.